nanone icyarimwe mwese mwiyakira buri wese yitaho abandi bakubitira amashi menshi cyane nyaboneka amashi menshi cyane mwiyongere nako nuko bakabyanga bicara ku neza imfura nzima dutaramana tukizihirwa mu nkundire maze twongere kandi duhuze ibiganza dushimire abageni bacu. Hanyuma muri uyu mwanya mwiza turi mu birori dutira wakowe umwari umunani mwiza batugeneye inka nziza kandi zigukwiye, ariko kandi kuri uyu munsi kwa Gasegege natwe twishimiye yuko twagabanye umusore mwiza kandi uzi guhitamo. Maze reka tubibwirire ati muzagirire urugo ruhire, muzagirire urugo rwiza, muzabyare muheke, muzahoze amata ku ruhimbi, muzahora iteka mutekereza ku Uwiteka we mutabazi w'abamutakira, we tabaza rimurikira bamutumiye mu mitima, we zinarize kizimitima bamwizeye, uw'abasizi batazimiza ahubwo basoma Zaburi bakamwambaza bagasanga ari we mukiza waje gukiza imitima y'abamwizera. Muzahora iteka mutekereza uwo nguwo yatuvumbuye mu ivata ntiyatuveba, atuvana yaratuvugutira aratuvugurura, ayacu yavanze n'ayo yatuviniye kera, atuvura imvune kugira ngo tujye duhora iteka tumuvuga kuko ari we mwami wenyine wo kuvuga. Uwiteka muzahore mutekereza kandi nawe azabubakira, azabageza kure, maze muzabane mpaka, mukundane mpaka, mugendane mpaka, mukundane uruzira umupaka rugere hakurya y'imipaka. Nimba hari n'uwaje impaka amenye ko rwanyu nta mupaka rugira. Reka abo dutaramanye bakundire bahuze ibiganza bashimira bashimishe cyane. Maze kandi mu nkundire ntizimze mu magambo nongere kandi mperugari rw'ibiganiro ababyeyi mwarimo mutarama neza reka tunyura mu nkundire maze gukomereza aho mukomeze mutarame, kuko ndabizi neza yuko nubwo bimeze bitya ariko gasinzira inzara ntirashira neza mwigere mu mwanya wayo. Nkundira maze ukomeze utaramana inshuti yawe, maze abataramanye natwe barakomeza banyurwe. Urakaza. Arakoze cyane umuhesha w'amagambo wacu, karabikora neza cyane. Gasegege urakabyara nanone nk'uko twagusabye ko ndutira aza tukamuramutsa, twamubonye twamushimye. Hanyuma nanone nemerere nakubwiye ngo ndi umushonji, ndacyashonje. Reka nsabe urya mwana wanje yigire hafi Minota
murakoze cyane, murakoze rwose, Imana ibamushimire. Kugira ngo tubone gukomeza murakoze. Uri Mana isohoza amasezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabasha. Nizere ko kuba muhobeye asanze ari we. Naamini ya kwamba ni yeye kwa sababu amkumbatia. Hanyuma rero ndaza kubabaza mwembi, nitakuja kuwauliza nyote wawili kugira ngo muhamirize imbere y'abantu n'imbere y'Imana, niposa mushuhudie mbele ya watu na mbele ya Mungu, kubera ko ubukwe, kwa sababu harusi ni isezerano, ntabwo ni covenant, ntabwo ari contract. Ni agano lakini sio contract ambayo mmefanya. Contract ni ikintu musinyana iminsi mike, amezi 2 cyangwa imyaka 5. Contract mnaweza kuisign muishi naye kwa miaka 5 na miezi kidogo. Mureke ko masanze yayi bitagenda. Na ndiposa mnaweza kuachana mkipata kwamba mama kufanya kuishi pamoja. Lakini agano ni igihango kidakuka. Agano ni jambo mnaelewana mara milele. Kwemeza imbere y'Imana. Mnataka kuconfirm mbele ya Mungu ya kwamba ubwoko bwera na mbele ya taifa takatifu ya kama mambo ambayo mmezungumza ni ukweli. Harizo twaganiriye murabinemerera. Kuna mambo ambayo tumezungumza na nyinyi mkakubali. Ariko twari kumwe n'aba bantu. Lakini hatukuwa na watu hao. Nimumperetie ni mikro. Acha Etienne apewe kipaza sauti. Ndamubaza ibibazo kabine gusa. Ese Etienne muzukuri Diane Ndutira niwe watekereje, niwe wahisemo kuza kubera umugore wawe w'ubuzima bwawe bwose? Uratubwira ngo yego cyangwa oya? Amesema yes. Turifuza ko bari kurari bo. Tunataka kuja kupaza sauti ili watu wasikize. Cyangwa umusobanuzi aje kudufasha gusobanura. Bana atasema yeye. Sawa sana. Ese Etienne uzakomeza kumukunda ibihe byawe byose uko ijambo ry'Imana ribigusaba? Utaendelea kumpenda siku zako zote kulingana na maagizo la neno la Mungu? Yego. Amesema yes. Murakoze cyane. Asante. Ikindi nanone, ese waba uteganya kubana nawe igihe kigufi? Unataka igihe kirekire cyangwa uteganya kuzabana nawe ibihe byanyu byose byo nitakaramata? Unapanga kuishi naye kwa siku chache ama mpango wako ni kuishi naye milele? Mani bahumurisha. Ndaje ku kibazo cya nyuma. Swali la mwisho. Ese uzakomeza kumukunda unamwubahishe mu bihe bibi ndetse n'ibyiza niko ubitekereza, cyangwa n'ubundi utekereza ko hari impamvu kubera ko isi igenda ihinduka hari bizahinduka mugatanga? Je, utaendelea kumpenda ama labda kuna nyakati ambazo zitakuja ukose kuendelea kumpenda? Imana ibahumurishe. Mungu awabariki sana. Murafumvise, reka tuvugane na Divine. Hata pia zungumze na Divine. Divine, muraho. Twagira ngo tukubaze, ese Etienne by'ukuri ni wowe wahisemo nk'umugabo w'isezerano ryawe muzabana ibihe byose? Arakoze, Imana imumusha yavuze ko yego. Amesema yes. Ese uzakomeza kumukunda mu bihe byose, ibihe bibi ndetse n'ibyiza, cyangwa hari icyo utekereza gishobora guhinduka? Imana ishimwe. Ese Divine, utekereza ko cyangwa uteganya ko kuzahora wubaha cyangwa ugandukira Etienne iminsi yawe yose y'ubuzima kuko ijambo ry'Imana ribidusaba? Arakoze cyane. Asante. Mureke dukoma amashyi menshi. Acha tuwashangilie kwa makofi. Imana ibahumurisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Nubundi turasubira tuvugane nabo muri aya magambo, barasubira mu magambo tuvugana. Watarudi kwa maneno ambayo tutaweza kuongea na wao. Ndabikora uko itorero ryacu ribigenda. Nawe yose nemereye imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ringana gutya ko wewe Divine Ndutira uzambera umufasha w'ibihe byose by'ubuzima bwanjye, mu bihe byiza cyangwa ibihe bibi sinzaguta.
niwe ko bakuvuga cyane kutukuvuga kubera yes cyane ko nakongorera nta kibazo. Etienne ongea sana kwa sauti. Wumvise Etienne niwe twari tukiriho, uravuga ngo nzagukunda uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nzagukunda kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nta kizatandukanya nawe keretse urupfu, nta kizatandukanya nawe cyangwa iherezo ry'isi, keretse urupfu cyangwa Imana izabifasha. Imana izabifasha. Thank you. Tugende kwikurikira uzambera umutware w'ubuzima bwanje bwose. Mu bihe byiza cyangwa ibihe bibi. Nzagukunda uko ijambo ry'Imana ribisaba. Nta kizatandukanya nawe keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi. Imana izabifasha. Murakoze cyane. Abafite impeta muduheze impeta. Murakoze cyane. Asante. Iyi mpeta, hii pete tugiye kubasaba kwambara ambao tutawaomba muweze kuvaa ni ikimenyetso cy'ibyo wavuze. ni ishara ya mambo ambayo mmesema. Ni stampu yo gukubitaho kwemeza ko muzi ukuri tuvuge mu bantu. Ni muhuri ya kwamba yale ambayo tumeweza kushuhudia mbele ya watu tuzabikurikiza yuko tubisabwa, ya kwamba tutatimiza kulingana na vile ambavyo tumesema. Hanyuma rero murasubira muri aya magambo, mtarudi kwa maneno haya. Uraza kuvuga ngo kwambise iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano dukoranye uyu munsi. Isezerano dukoranye sinzaguhemukira. Ngiye kuzibaheza nawe urasubira muri aya magambo, uravuga ngo kwambise iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano dukoranye uyu munsi. Sinzaguhemukira. Bagiye kwambika na zino mpeta bavuze, acha uweze kuvaa pete hizi, hanyuma baraza kwivugira andi magambo bifuza kuvuga. Baadaye wataongea na maneno ambao watakusudia kuongea. Turabona kuza gusa. Posa tutakuja kuomba. Umugisha acha bwana harusi ndiye ataanza. Njyewe Etienne Mugisha mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzakubaha, nzagukundira umuryango, muri no mu byiza nzakuba hafi, nzakurinda, nshimangira ko ari Imana itangaje, Imana yampaye. Mukoma amashimesi n'ubishima ubuhamya bwiza dushoboye kumva uyu munsi. Ushuhuda mzuri tumesikiza. Reka twumve Divine nawe ikiri ku mutima. Acha pia Divine bibi harusi naye aweze kumvalisha pete. Jewe tira Divine mbere y'Imana ari mbere y'abantu kwambika impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubera umuryango, nzakubera umugore wifuza. Imana izabifasha. Mungu awabariki sana. Twahaye ikaze data mu nzu abamugisha. Twere abantu bose baturutse hirya ya Nairobi baje batashye mu bukwe. Ubu ni abantu b'ingenzi bateze mu modokari.